nkuko bisanzwe muri kiganiro uyu munsi twashatse kuvuga ngo ese niba twarashyize mu ngamba mu nshingano ingamba za covid zagiye zifatwa ubu duhagaze gute mu rwego rw'ubukungu tugenda tuzahuka gute ubukungu bwacu buzahuka gute niyo mpamvu twumva dukeneye kongera kugira ngo tubibaganirize cyane ko hanze aha cyane muri media murabizi hari bivugwa biciro ubukungu bw'igihugu ese buzazahuka ese buhagaze gute turabizi ko mukurikirana imibare kenshi isorwa na Minisitiri y'Imigambi ndetse n'ikigo gishinzwe arusha imibare ariko ni byiza ko tuyiganiraho kuko beyond nyuma y'imibare hari ukundi kuri two twamaganira namwe kuko imibare izisobanura icyabaye mu buzima bw'umunsi kundi bw'umunyarwanda. Muri rusange rero ingaruka z'icyorezo cya covid murabizi murabikurikira zagize zishe ubukungu bw'isi yose haba ari mu gutanga umusaruro hari mu guhahirana ubucuruzi byose byagiye bigira ikibazo ndetse urebye n'imibare y'uburyo twagenda tuvuga izamuka ry'ubukungu ku isi byagumye hasi muzi ko ari byagiye no hasi cyane iyo mibare mwarayibonye ndetse yaganugiye kinini cyane ariko ndagaruka cyane ku y'u Rwanda ariko mbere ko nza ku y'u Rwanda kuko turugarije ikintu cyitwa ubucuruzi ndashaka kubabwira ko no ku isi yose kuko u Rwanda turi igihugu kiri ku isi nyine ibyo dukora bihora na context y'isi yose ku isi yose buriya ubucuruzi bw'isi bwagabanyutseho 8 hafi n'ice 2% mu mwaka wa 2020 no kuvuga ko uko ubucuruzi bwagize iyo ngaruka mbi ya covid ubwo ku isi niko natwe tugiye ingaruka hano imbere mu gihugu nkabangira ngo rero tuvuge ubucuruzi twumva ko u Rwanda ntigwicuruzanya ahubwo rucuzanya n'amahanga niyo mpamvu umubare nguvuze wo ko bwarasubimaho 8.2% muri 2020 byumvikane ko n'ibyagiyeho tuba mu Rwanda byaturukaga aho ngaho iyo rongarutse ku bukungu bw'igihugu cyacu uko twari twabupanze mbere ya covid murabyibuka bakurikiye gahunda twita NST1 yatangajwe mu mwaka wa 2017 twe twihaye intego yuko buri mwaka twagenda dushakira ko buri mwaka dukura ubukungu bwacu bwatera imbere growth ya nibura y'9%. Twe twihaye 9.1 ndetse urebye uko twagiye dukura mu bukungu mbere yuko covid itangira twasaga n'ababiganaho twanabigezeho kubera ko uvuye 2017 yego twari turi kuri 4 ariho twagizeho NST1 ariko twagiye kugera muri 2019 growth yacu izamuka ry'ubukungu ryari maze kuba 9.1 iyo ntego murumva ko twasaga n'abayigezeho covid rero hiziye mwarakurikiye twagize nubwo tujya muri munsi ya 3.9% munsi ya zero kubera covid icyo gihe marabizi ubuzima bwarahagaze umusaruro uhagarara tugira ingamba nyinshi zo kongera covid zatumaga abantu badashobora kongera gukora icyo ndibuza gukora hano cyane ngira ngo twese twumve n'abanyarwanda ndetse kinasobanura ko ingamba zafatwaga zahuraga n'ibyabaga nuko muri buze kwibanira ko imibare igaragara inzego zagiye zishobora gukomeza gukora mu gihe cya covid zashoboye gufasha ubukungu bwacu kutagwa mu mazi cyane kudahomba cyane ndabigarukaho nko ku rwego rw'ubuhinzi iyo rero urebye uko muri icyo gihe izo sectors zagiye zikura ugasanga nk'ubuhinzi bwari kuri 6.1% muri 2018 twagiye kugera muri 2020 nibura bwo bugira 0.9 kuko nkuko mubizi no twakoraga lockdown ubuhinzi twaravuga ngo bwo bukomeze nibura abantu bahinge basarure ariko reba nk'inganda kuko inganda zisaba movement y'abantu cyane no kujya ku kazi cyangwa services twagize hasi ya 0.2 munsi ya 0 muri service tugira hasi ya 0.5 ibyo byumvikana ko ingamba twafataga muri covid zisobanuye ibyo twagezeho kandi byatumye ubuzima bwacu bukomeza kubaho iyo urebye rero n'uburyo ari ubucuruzi ari twakuraga hanze mu gihe cya covid twarakomeje kugerekeza biva ku buhinzi ariko cyane kujyana hanze biva ku buhinzi na minerals zimwe na zimwe ariko rero biva hanze akenshi twongeyemo cyane ibiza gufasha ubwoko bw'ubuzima bwo kugira ngo turwanye icyorezo cya covid ibyo rero byarakozwe kandi no musaruro twashoboye kugenda tubona utuma tubona ubukungu bwacu n'uyu munsi bukiri ku murongo ingarutse rero ku rwego rw'ubuhinzi navuze aho rwashoboye gufasha ekonomi yacu kutagwa cyane hasi ubuhinzi muzi ko hari investments tubukora hari amafaranga tubishyiramo nka guverinoma ndetse abaturage nabo bagashyiraho kabo bahinzi borozi bagahinga bakorora nabo bashyira investment nini cyane ariko muzi ko hari n'ibintu bihuye na climate change bihuye nuko ikirere kiba kimeze
dufashe nk'uyu mwaka ndagira ngo bize kugenda bisobanura ikiganiro turuze kugirana nk'uyu mwaka muzi ko twagize ibiza by'ibice bibiri wajya mu ntara y'uburasirazuba muri Eastern Province habaye icyo mu Kinyarwanda bita amapfa izuba ryaravuye ryinshi ryumisha ibihingwa ndetse n'amatungo amwabura n'ubwatsi bwo kurya kandi buri ntara y'uburasirazuba ifite ukuntu itunga u Rwanda kujyane cyane n'ibinyampeke cereals cyane ibigori ndetse n'ibishyimbo. Ibyo rero byatumye ariko sicyo cyabiteye ariko twahise dufata imyanzuro yihuta abakurikiye mwarabibonye aho twavuze duti kugira ngo ubukungu butagwa hasi cyane na ya ntara gaburiraga igihugu kubijyana na cereals nayo ikabura ikitunga n'igitunga cy'igihugu gisigaye twashyize ikintu cya irrigation dufata imirimo imwe n'imwe yahinzemo ibyo bihingwa igera kuri hegitari 7,000 twuhira ku buryo bukurikiranye cyane ku buryo umusaruro n'ubwo waje kurwa mu rwego rw'igihugu ntabwo waguye bikabije cyane. Mu by'ukuri iyo turebye neza nubwo tukiri mu gusarura bamwe batarangiza gusarura ariko tubona umusaruro uzagwa ku bice nibura 6%. No kuvuga ngo wava nko kuri toni 378 twari twarasara umwaka ushize ukagana kuri toni 357 hafi aho ngaho. Tukumva rebye ngibyo izo mbaraga zashyizwemo zaratanze umusaruro bitatuma tujyo twita ko tuzajya muri food insecurity ngo tuvuge ngo ibiryo bizabura cyane. N'ibindi n'ibishyimbo byera muri ako kare nabyo muri iyo ntara nabyo byagabanyitseho 2% ariko hari n'ibindi bihingwa muri iki gihe byazamutse bitera muri iyo ntara nk'ibirebye imyumbati yazamutseho 23%, ukareba umuceri wazamutseho 8%, ndetse n'ingano zazamutseho 29% izo tweza mu Rwanda. Ibyo rero biraduha icyizere ko investment dufatanya n'abaturage gushyira mu buhinzi ari abahinzi borozi ibyo bikorera ari nibyo tubafasha nka leta bigenda bitanga umusaruro ariko ndibuze kuza kubigarukaho. Icyo nagaruka rero kubijyanye n'ingamba, hari ingamba zagiye zigenda zifatwa mu rwego rw'isi twese kuzamura ubukungu. Mu by'ukuri covid itangira twese ntabwo twe tuzi kwizatinda namwe kandi baza ko ariko mwari mubizi twagize mu hagati mu mwaka wa 2020 twibaza ko covid itangiye kugabanyuka nubwo aje gutungura igakomeza. Dutangira kwibaza ngo ariko covid iramutse igabanyutse uyu munsi twazamura dute ubukungu bwacu. No twari gushyira ingamba twise izo kuzahura ubukungu. Iyo rero izo ngamba rero ikizigize kinyenzi nicyo ndagarukaho kugira ngo tuze kugaruka no kubijyanye n'imigurire n'imigurishirize mu Rwanda. Icyambere cyari kishe ubukungu cyane mu gihe cya covid ni ingendo mpuzamahanga zahagararaga. Ingendo mpuzamahanga zidahari n'ibicuruzwa ntibigenda n'abajya mu kazi ntibagenda bajya gukora hirya no hino mu nganda. Ikindi nkuko navuze ni gahunda za guma mu rugo zagiye zigenda ziba nyinshi ku isi yose mu bihugu binyuranye bigatuma abantu badakora bigatuma nyine ibikenewe niboneka ku bukungu bidahagije bidahura ndetse haje ikintu cyitwa igabanyo y'abakozi ahantu benshi abakozi barahagarikwaga nyine noneho haza n'ikintu gikomeye cyane cyo twise ikibuzi cy'ubwikorezi shipping cost. Ibintu bigomba kuva mu gihugu bijya mu kindi byaje ibibazo byinshi. Mwumvishe icyo bitangwa ni containers container kwisi aho niyo wagura ibintu kubipakira byashobora kugora ndetse wanabipakira bigatinda mu nzira. Icyo kibazo mwara gikurikiranye kiri mu byagize ingaruka ku bihugu byose kujyana n'ubucuruzi n'imihahirane ku isi. Ndagira ngo mbahe urugero wenda hiyo cya container kugira ngo tuvuga tujye dushyira no mu mibare kugira ngo niyo ibintu bije guhenda tuyo twuva icyabiteye. Abakora mu bucuruzi bakwereka ko container ashobora gukodeshwa amafaranga amadolari 500 kugira ngo muri China mu Bushinwa igere mu Rwanda ubu ngubu hagati mu 8 ibihumbi 10. Murumva ibyo ni bari container imwe mwumva impact ingaruka mbi bita bigira ku bukungu bwacu n'imihahirane yacu n'abandi bantu bahirya no hino. Urwo n'urugero rumwe ntabwo ndavuga imibare myinshi uyu munsi ariko ndagerageza kuvuga ibintu byatuma twumva twese ari mwebwe mu itangazamakuru ndetse n'abanyarwanda kugira ngo twumve neza uko ubukungu bwacu buhagaze uyu munsi. Icyo rero ikindi nakongera kijyanye n'ibyo nibikomoka kuri peteroli. Ibikomoka kuri peteroli byagiye bigenda bizamuka. Urugero naho hano uko nk'igiciro cy'akagunguru muri cyo bita barira ko mu Kinyarwanda bita akagunguru yurebye muri uyu mwaka wa 2022 kigeze ku madolari 123 ariko ubwo muzi ko bihindagurika buri munota ni rimwe mu mubare wagaragaye muri uku kwezi muri average mu huza ndengo ndirango niko twabivuga 123 ariko wareba mu mwaka wa 2020 muri icyo gihe cyari amadolari 63 murumva ko kikubye kabiri.
ibyo rero bitwereka ko iyo peteroli zamutse ubwo turindira n'izindi ngaruka zose zijyanye nabyo, ariko ndaza kugaruka ku bijyanye n'ingamba nka leta twafashe zatumye nubwo tugenda tubyumva mu mibereho yacu ariko bidakomerera cyane cyane umucuruzi n'umuguzi w'umunyarwanda. Hari ingamba zashyizweho. Ku ngamba rero zashyizweho cyane cyane twashyizeho kugira ngo dushobore kugenda tuzahura ubukungu, ndababwiramo nkeya, izindi nyinshi abanyarwanda barazizi, ntabwo leta yigeze batererana, leta ibahora hafi, ariko iby'ingenzi ndaza kugarukaho. Mpereye kuri ibyo bya peteroli, hari nkunganire subsidy twagiye dushyira mu giciro cya peteroli. Mwebwe arabatwara imodoka ngira ngo arigiye muri giciro kuri pompe, ariko numenye ko ari amafaranga yatashyiramo buri mezi abiri. Buri mezi abiri buriya tuvugura igiciro cya essence na mazutu, tukareba ngo dushingiye ku biciro mpuzamahanga kuri pompe umuntu yakabonera peteroli cyangwa essence amafaranga angahe. Iyo dusanze bigiye kuzamuka bikabije cyane cyane mu gihe cya covid, twari dufashe abanyarwanda gusohoka muri covid twemye duhagaze neza, twagiye dushyira amafaranga nka leta atuma igiciro cya mazutu na peteroli kitazamuka. Ibyo ndagira ngo byumvikane, iyo dukoze icyo ntabwo ari ukugira ngo tworeze abagenda mu modoka gusa, imodoka zimwe tugendamo abantu ku giti cyabo, ahubwo tuba tuzi ko public transport, imodoka zitwara abantu benshi, iyo mazutu izamutse zira modoka zo n'amakamyo atwara ibicuruzwa bindi inyinshi zikoresha mazutu. Nuvuga ngo igiciro cya mazutu kizamutse cyane, nyiri kamyo cyangwa se nyiri bus nawe mafaranga ashyira ku giciro cy'umugenzi cyangwa se akayishyira ku giciro cy'ibiribwa cy'ibicuruzwa. Ibyo rero tubikora kugira ngo twirinde ko iyo dushyire subsidy muri peteroli, mu by'ukuri yego n'ufite imodoka ku giti cye tuba tumufashije, ariko tuba dufasha cyane abaguzi bagura ibicuruzwa bindi kugira ngo iyo impact ya peteroli itabagiraho ingaruka mbi. Ndaza kubaha zimwe mu ngero zifatika. Ibyo rero twabikoze kuva muri covid, kuva mu kwezi kwa gatanu, ntabwo twabatangaje, ariko nzi ko hajyaho message zimwe kuri radio na televiziyo, ariko nayo mbabwire ko kuva mu kwezi kwa gatanu ku 2021 ntabwo igiciro cya essence cyangwa mazutu mubona kuri pompe aricyo cyakabaye kiba gihari, burya kiba ari gitoya ugereranyije n'icyakabaye gihari iyo leta idashyiramo inkunga. Leta irakomeje kugenda ishyiramo inkunga kugira ngo dushobore kugira ngo isoko ryacu abaturage badahungabana. Ikindi cyakozwe, ubwo ndaza kugaruka ko ntangi ingero, ariko ikindi cyakozwe muri ibyo bijyanye no kugerageza uko twabyutsa ubukungu bwacu nyuma ya covid, hagiye ikigega cyo kuzamura ubukungu twita Economic Recovery Fund, nacyo ndaza kukigarukaho mwese mwagiye mucyumva, ndetse kigerageza gufasha inzego zose uvuye ku bukerarugendo ukajya ku business zindi zinyuranye, ndetse kigera no kuri public transport, abantu batwara abantu benshi. Hagiyeho kandi programu yihariye aho twavuze dutari ko nk'igihugu ntabwo dukwiye no gukomeza kwiga uburyo bwa resilience bwo kwigira cyangwa kwihagararaho, niba ariko nabyita. Covid itangiye twabonye hamwe dufite ibibazo, ibintu bimwe twumvaga bishobora kwera mu Rwanda, kusarurwa mu Rwanda, gukorwa mu Rwanda, dusanga bimwe tutarabikoraga. Dufata icyemezo cyo gushyiraho programu idasanzwe iyo twayise ngo manufacture and build to recover. Mwarayumvishe, yo kugira ngo tuvuge ngo muri izi sectors ziri specific umuntu ushaka gukora uruganda rukora ibintu bini u Rwanda rukenera umunsi kundi, niyemeza kubikora hari ibintu byinshi leta imukuriraho byinshi cyane, imisoro n'ibindi. Kugeza uyu munsi nabwo ndaza kubwira uko duhagaze, ariko izo nganda zihera ku bintu dukunda kubita must have product, ibintu twumva dukeneye mu Rwanda. Umunyarwanda ntakwiye kubura icyo kurya, umunyarwanda ntakwiye kubura isabune yo gukaraba cyangwa gufura imyenda, umunyarwanda ntakwiye kubura amavuta yo guteka, umunyarwanda ntakwiye kubura ibintu nk'ibyo byibanze cyane cyane. Inganda zifuza kubijyamo tuziha package ituma bakora akazi neza ku buryo byihuta. Ikindi nuko tubaha igihe, ntabwo ari za nganda utangira ngo ruzamare imyaka myinshi rutaruzura, tuguha igihe kugira ngo ushobore kubenefit kubona ibyo leta yakwemereye. Hanyuma ikindi kintu cy'ingenzi rero twavuze ko ubuhinzi bwafashe ubukungu bwacu kutahungabana. Hari inkunganire yongeye mu buhinzi mu ifumbire. Muzi ko ifumbire ibiciro mpuzamahanga nabyo byagiye bizamuka cyane nk'ibyo byituruka kuri peteroli, ariko dusanga leta idashyiremo amafaranga umuhinzi n'umworozi wacu umunsi adashobora kugira imbaraga zituma iyo fumbire ayibona ngo afumbire ahingiye yorore.